urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo kubambwa kwe n'umuzuko we. Turasoma Zaburi 16 umurongo wa 10, aravuga ati: kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Ibintu byose ku mwami Yesu byari byarahanuwe mbere y'igihe: kuvuka kwe, ubuzima bwe, urupfu rwe, guhambwa, kuzuka ndetse no kujyanwa kwe mu ijuru. Ntabwo bitangaje yuko yavuze ati: dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ibi twabisanga mu Baheburayo 10 umurongo wa 7. Urugero kubambwa kwe byari byarahanuwe imyaka 1000 mbere. Muri Zaburi 22 umwanditsi yabivuze neza, byaba byiza usomye iki gice cyose. Imana ishimwe. Umuhanuzi Zekariya nawe yavuze ku rupfu rwe muri Zekariya 12:10, aravuga ati: bazitegereza njyewe uwo bacumise, bazamuborogera. Ubu buhanuzi bwavuze mbere ku gucumitwa kw'ibiganza n'ibirenge bya Yesu byabaye igihe yabambwaga. Ibirenzeho, Zaburi 16 umurongo wa 10 hatubwira ku kuzuka kwe, hakavuga hati: kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Ubwo Yesu yapfaga ku musaraba, yagiye ikuzimu kuko umunyabyaha wese wapfaga yagombaga kujya ikuzimu, maze Yesu yishiraho ibyaha byabo mu isi bose. Nyamara ikuzimu yatsinze Satani n'abadayimoni b'umwijima, maze azuka anesheje. Inkuru ya Yona nayo yagaragaje kuzuka kwe. Muri Yona 2 umurongo wa 1 haravuga hati: maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Umwami Yesu yavuze ibi muri Matayo 12 umurongo wa 40, avuga ati: nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ibi wabireba mu busemuro bwa NIV. Zaburi 110 umurongo wa 1 ni ubuhanuzi bwo gushirwa hejuru kwe. Haravuga hati: Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati: icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Umwami Yesu yahamije yuko ubu buhanuzi bwamuvugaga. Abafarisayo bagiteranye, Yesu arababaza ati: ibya Kristo murabitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati: ni mwene Dawidi. Arababaza ati: nuko rero ni iki cyatumye Dawidi yarabwirijwe n'umwuka amwita umwami? Ati: Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati: icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Aha ni muri Matayo 22 umurongo wa 41 kugeza kuri 45. Ubu buhanuzi no gusohorwa kwabwo ni ingenzi mu gusobanukirwa ibintu Yesu yavuze ku rupfu rwe no kuzuka kwe. Bushimangira ukuri yuko mu by'ukuri ari umwana w'Imana. Imana yambaye umubiri w'umuntu, nk'uko mu Baroma 1:4 hatubwira. Havuga yuko Yesu yerekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dufatanyirize hamwe gusengera isengesho. Ndavuga nawe usubire muti: Data mwiza, sobanukiwe ibimenyetso bidashidikanywaho by'urukundo rwawe binyuze mu rupfu, guhambwa ndetse no kuzuka bya Yesu Kristo. Urakoze kubw'intsinzi yatuboneye,
no kubwo kuduhindura abatsinzi muri we. Mbaho mu kuri kw'imirimo ye yarangiye, ntangaza ubwami bwe no gukiranuka kwe kugeza ku mpera z'isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu gucengerera ijambo uyu munsi turasoma Zaburi 22 umurongo wa 16, Yesaya 53 umurongo wa 5 na Matayo 28 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Niba warimo kurikira inyigisho ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndashaka kubwira ko nawe wahanuwe, kuko yapfiriye abo mu isi bose. Muri ubwo buhanuzi ijambo ry'Imana rivuga ko azacungura abari mu isi bose. Uri mu buhanuzi rero, ni nayo mpamvu wagize umugisha n'amahirwe yo kumva iyi nyigisho. Ndawukangurira mu rukundo rw'Imana ngo ntiwinangire umutima wawe, ahubwo wakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, maze winjire mu byahanuwe by'ubuzima bwawe. Murakoze cyane ubwo mubikora, nawe ubutaha. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.